ajyaga agashaka sinyabone gasuhuza umutima iteka. None ni Yesu masa wenyine, nta rindi zina rimwe, ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Izina rya Yesu harimo ubutware, izina rya Yesu harimo ubutware. Imana ishimwe cyane. Yigeze agera ahantu akubitana n'umuntu ngo wari wararwaye abadayimoni baramugize indiri yabo n'abantu bakijijwe vuba cyangwa batarakizwa. Ibyo ntabwo babyumva, ariko abantu tumaranye iminsi imbere y'Imana n'imbere y'Umwami wacu Yesu Kristo bigiye kuvuga baraza kubyumva. Yesu yageze imbere y'umuntu cyangwa se yahuye n'umuntu wari umaze igihe kirekire arwaye abadayimoni. Abadayimoni baramufashe bamukura mu rugo, baramuzererana, imiryango yabo yari yarananiwe, bari baramuboshe biranga, bamubohesha iminyururu biranga. Bagezeyo ngo abadayimoni baramutwara, akajya yirirwa azerera mu marimbi, akajya atungwa n'icyo mu marimbi. Yari ariho nk'umuntu w'umudayimoni nyine wuzuye abandi badayimoni, ariko atarashyira mu mwuka. Tangazo ryo gushyira mu mwuka ryari ritari ryasohora. Nubwo bari bashyira mu rugo, ariko bari batari bamumara mu mwuka, baramuzeranaga ariko atarashyira mu mwuka. Umugisha ugahura nawe umwuka utari wahe. Isezerano ry'ubugingo riba riri nubwo waserera muri bibiri kwa Yesu. Avuga ngo nuzuye agahinda n'ubwihe, amafaranga yashize, ababyeyi utakibafite, izo barayiteje cyane nara, nuzuye agahinda. Umuramburira amaboko, nuzuye agahinda n'iki. Nabonye Yesu ntabwo ari isoni zo kwitwa umwami wawe agusanze ahantu hadasobanutse. Nabonye Yesu ahamagara abantu, akabahamagara ari indaya, akugeza mu rusengero akakugira umuhanuzi, kandi abantu bakuneye ngo waje ari indaya. Nabonye Yesu ahamagara abantu ari abajura, yabageze imbere y'abahinduka abatandi kandi bakaba bizerwa. Yesu ntazikanye. Haleluya, amen, haleluya. Nabonye Yesu ahamagara Pawulo ari mu rugendo rwo kujya kwica abana b'Imana, amufasha muri buri gikoresho cye. Pawulo, haleluya, ntazikanye Yesu. Nuzuye agahinda n'ubwihebe, gusa icyo niyigiraga, maso yanjye arahuguka, ndamureba Yesu ndari. Y'umuntu wari waciwe muri sosiyete, yirirwa azerera mu marimbi yumva amajwi y'abadayimoni gusa. Ngo Yesu yigeze kumwegera amugeze hafi, abadayimoni bahita bataka, baravuga ngo duhuriye he Yesu mwene Dawidi? Baravuga ngo uyu muntu yari umuntu wacu, twari twaramugize uwacu, ariko kuko duhuye twemerere tumuvemo. Uyu muntu turamuvamo uyu munsi, turamuvamo uyu munsi. Yesu ntabwo yigeze avugana n'abadayimoni, kuko abadayimoni babonye Yesu baramumenya, bamenya ko uhuye na Yesu twita abadayimoni ubuzima bwe babubwiriza. Urugendo rw'ubuzima ruratangiye, ngo barataka cyane baramubwira ngo basi tubabarire, twohereze muri uriya mugana w'ingurube, hanyuma uyu muntu turamuvamo. Barishimwe. Isome z'inkuru zigakura mu ngo yirirwaga yikeresha amabuye, nta bwenge yari ifite, kubaho nta cyari bihari, urupfu rwari rwaramwanze, ahora azerera, ababuze ikimutunga, ariko yarategereje umunsi wo kuzahura na Yesu kugira ngo itangazo ry'ubuzima ryongere ritangazwe. Barishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu baramwemera, ngo nawe muvemo mugende. Bibiliya iratubwira ngo bari abadayimoni barenga ibihumbi, uko bagiye mu mugano w'ingurube 2,000, ngo zose ziragenda zishirira mu mazi. Imana itugirire neza cyane. Ariko umwanya mutoya Yesu agarukana na wa muntu yabaye muzima, abantu baramureba baravuga ngo uyu si wawo.
wahoraga asakuriza mu marira none kabaye ubuzima bigenze bite? Yesu aramubwira ngo genda ukarabe wiyuhagire kubera uyu munsi gukijije mufumo, gukijije urubwa, gukijije mwanya w'abadayimoni bakwirukana. Ikintu cyashimishije Pawulo arimo asezera ku itorero, asezera Timoteyo wabo rwandiko rwa kabiri yamwandikiye ibice bine ku murongo wawo uhereye ku murongo wawo wa 6 yaramubwiye ngo kuko maze kumera n'ibishuka ku gicaniro igihe cyanjye cyo kugenda kirasohoye nareze ibyo kwizera. Haleluya. Igisigaye cy'ikiwe ikamba ry'ubugingo iry'umwami wacu umucamanza utabera. Haleluya, haleluya. Umucamanza utabera kuko abantu babonye kwemerwa. Hari n'igihe bigeze bajya mu nama ba Petero ntibamwemera baramuburanya na ba Yakobo bari bahari mu nama ya mbere yabereye i Yerusalemu. Pawulo ntabwo bamwemera kandi tugire neza cyane ariko arisobanura aravuga ngo ntabwo nagize umugisha wo kuba intumwa nkawe. Jewe Yesu yasaza ahantu hari ahandi bamuhereye urahangaha mwirinde igikoresho cyanjye mwere mu munsi natangiye kumukorera kandi sinasubiye inyuma kandi kubwanjye abantu benshi baramwizeye kandi nahawe umwuka wera wabashije kumufasha uyu murimo. Pawulo abisobanura bimvikana asoza urugendo rwe rero aravuga ati ndashimira Kristo umwami wacu mucamanza utabera, mucamanza utabera. Avuga ngo hari ikamba yagiye abantu bamukunda. Haleluya, haleluya. Avuga ngo igisigaye bikiwe ikamba byo data wa twese by'umwami wacu mucamanza utabera yabikiye abantu bamukunda. Aravuga ariko sijye jyenyine, ibyo nibyo nashakaga kuvuga. Aravuga ngo sijye jyenyine n'abantu barakuze kuzaboneka kwe bose iryo kamba bazaryambaye. Hari ikamba ryarangiye kuri Petero, ntiryarangiye kuri Pawulo, ahubwo n'abandi turi munsi. Haleluya, haleluya. Pawulo mukorera neza turi munsi natwe dutegereje kuvuga itangazo bivuga ngo mwana wanjye ngwino uruhuke imiruho n'imihanda kuko imirimo yawe kiye nawe umufite. Arishimwe cyane yewe umucamanza utabera. Yesu ntabwo rero iminsi umaze wanduye, ntabwo rero iminsi umaze wiyanduza, ahubwo arakubwira ngo ngwino mwana wanjye hasigaye igihe gito ukazahozwa ibyo byose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ndashimira Yesu utaratinye umuntu urimo abadayimoni. Nari nshaka kuvuga ko buri munsi hari abantu bakirwara abadayimoni ariko buri munsi Yesu aracyafite abadayimoni. Ajya yinjira mu byiza nk'uko agenda kugira ngo nawe mugire ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Yigeze atizaho umunsi umwe abigishwa be imbaraga zo kwirukana abadayimoni, baragenda kuko umwuka wera yaratari yaza arabatiza aravuga ati mugende. Baragenda ngo basengera abarwayi barakira, ngo birukana n'abadayimoni barakira. Bamaze kuza baravuga ati Yesu uzi ko uyu munsi twabikoze bikemera, uyu munsi twirukanye dayimoni zirahunga, umunsi twasengeye abarwayi biremera, uyu munsi Yesu ureba ku ruhande gatoya ngo yishimira mu mwuka aravuga ngo ntibishimire ko abadayimoni bahungiye, ahubwo icyo nabakoreye nicyo gikomeye. Mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Amazina yanditswe mu ijuru nicyo gikomeye. Ubundi umumaro w'agakiza ni uko Imana ikwimura mu buryo bw'umwuka ukaba uri mwiza ariko utuye no mu ijuru. Tugira ubwenegihugu buri nabi mu Rwanda nkagira n'ubw'ijuru kuko ijuru rirakurikirana. Iyo rihano mu isi misiyo zanjye zoba arizo zose kamere y'Imana ibiriho. Igihe giye kuba mu mwobo Imana iraza igasiba icyo cyobo ugaca ugatambuka bitewe n'ishyaka ntabwo bumvise. Imbaraga zo gutunga ubwenegihugu yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana. Yesu yigeze aca umugani aravuga ngo niba umwana wawe yagusaba umugati ukawumuha ntumuhibuye, yagusaba ifi n'umuha inzoka, data wa twese wo mu ijuru asabura ati kuduha ibyiza
ibyiza byose twagusabye, ariko kondisiyo ugomba kuba umwana wanditse mu gitabo. Bakotorora bakavuga bati uzi ko Moridekayi yaje gupfukamira Hamani uyu munsi, uzi ko Hamani yashinze igiti cyo kumubamba kuko atamupfukamiye, ariko Moridekayi mu gitabo cye cyo mu ijuru birazwi yuko atigeze akora ibyo gukiranira. None nta mpamvu yo kugira ngo umukiranutsi apfe yicwa n'umunyabyaha, ahubwo reka tubihindure uwari wakimanitse ari we turaza yamushimira. Bakavuga ngo umunsi wateye mu iteka byari byashoboka ko ugiye gushyira mu bikorwa ngo abayuda abakaludaya bari bazi ko bagiye kugira ububasha ku bayuda, ariko ngo bigira gute? Birahinduka umunsi bari buvireho abaribwo Moridekayi azakorwa. Haleluya, haleluya. Birahinduka umunsi abayuda bari muri burwaho, abaribwo Esiteri atumva inkoni yemererwa kwemerwa kugira icyo asaba umwami. Birahinduka agaciro k'abayuda amatangazo aramanurwa, aho bagombaga kubinjira hasohoka n'imatangazo yuko bagomba kubaho kubera ko bafite ubwenge n'ubumenyi. Pawulo abayuda barusha iki ngo babarusha kuri byose. Turi buri munsi rero tuzabaho kuko Yesu turi kumwe nawe muri iyi. Imana ishimwe cyane. Udushatse ntabwo twasenga. Yesu niwe gusa mbonyeho amahoro nifuza. Najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane, n'abagiye kunywa amazi agakama, ariko Yesu ubwe iriba rya rimwe rya kabiri arongera akakukurira. Bose ntabwo muzi yuko umugabo umwe bitaga Ishimayeli yagendanye na nyina bamusenze inkumba y'amazi. Aburahamu yaramuhaye yagera mu butayu igashiriraho, ariko ngo Hagari agasenga akavuga ati Mana uyu mwana w'umubyara nta ruhare nabigizemo. Aburahamu niwe waje n'umugore wa Sarayi basaba yuko byaba uyu mwana, none uyu mwana apfuye azira iki ko nta ruhare afite muri ibi bintu. Mana ngo uyu gusenga kwe uri ijwi ry'uwo mwana. Imana igenza cyane ngifukura impande rwa Ishimayeli. Imana ibwira Hagari avuga ngo genda umuhe amazi, uyu mwana ndamuzi. Imana ishimwe, uyu mwana agize gute? Ndamuzi. Reka hari abantu bari mu isi mu ijuru babazi. Iki nicyo ndimo nshaka kubatangariza. Kwiye kuba mu isi ko mu ijuru bagize gute? Bakuru kandi bakakumenya neza. Ibyandite yawe ukaba imeze neza mu ijuru, abafishi kawe bakaba babibwira y'ibyiza atari ibibi. Haleluya, haleluya. Amen. Dusenge Imana, dusengere muri iri jambo ryanditse mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso nibwo tugiye gusoma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso turasoma duhereye ku murongo waho w'icumi. Isezerano rishya n'ipaji 197, umurongo waho w'icumi turageza ku murongo wa 18. Hanyuma dusenga Imana. None iminota yagiye, ariko mwebwe nimutaha nyuma y'abandi yatekereza ko mutarambirwa, kuko twebwe twatangiye igitondo kandi twumva iby'Imana bikiryoshye, twakomeza tukayivuga, kuko niko ko kwibikira neza ubwami bwo mu ijuru. Ibyo bizatuma turama, kuko twagize umwanya wo kuvuga neza Imana. Gutinda imbere y'Imana bitagutinda imbere y'abantu. Imana ishimwe cyane. Icyo bitanu umurongo waho w'icumi aranditse ngo ubushakashatsi ko mwamenya umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo yabo y'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose bihinduka umucyo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane kuko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge,
ahubwo mugende n'abanyabwenge mucunguzure umwete kuko iminsi ari mibi. Kuko nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Amen. Mana uragire neza. Aya ni amagambo asobanutse rwose. Mesaje irimo buri muntu wese yayisomera akayumva. Iyo usomye umurongo wa mbere muri ibice bya 5 aravuga ngo nuko mwigana Imana n'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Mwigana Imana nk'abana. Hanyuma mu gace ka 5 bavuga ngo mwirinde kuko mutagenda abatagira ubwenge, mucunguzure umwete kuko iminsi ari mibi. Mana tugirire cyane. Hari ibintu byinshi Mwuka w'Imana asaba abantu, kandi uburyo abibasabamo Yesu yaravuze ngo umutwaro kwikoreza ntabwo uremere, umurira n'ibigwije n'umutwaro kwikoreza ntabwo uremere. Ikintu Kristo ashaka ni ukureka ibyaha, ni ukuva mu mirimo y'umwijima nta yindi. Nusoma mu Magalatiya ibice 5 umurongo waho guhera ku wa 16 ntabwo ngo imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: ni ugusambana, ni ugukora ibiteye isoni, ni ugukora iby'isoni nke, ni ukuroga, ni ukugomanwa, ni ishyari, ni umujinya, ni amahane. Ibintu byinshi abantu bakora bimeze bityo ntabwo bazaba mu bwami bw'Imana. Ariko akaba bakora imirimo y'umwuka n'ibindi: ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, n'ukuva neza, n'ingeso nziza, n'irerere, byose irahari. Ariko igitangaje hepfo aravuga ngo kuko ibyo bintu bihabanye rwose, nicyo gituma ibyo dushaka gukora atari byo dukora. Hari imbaraga ebyiri zihora zirwana, n'imbaraga za kamere n'imbaraga z'umwuka. Rero ahantu izina ryeya kimwe muri byo kirakaba. Ni ukuvuga ngo iyo uri kurwana n'imbaraga zo gukiranuka, uri kurwana no kwiyeza, utangira kugwiza imirimo y'umwuka. Ariko igihe muri bwo ugarana imirimo y'umwuka, utangira kugwiza imirimo ya kamere. Kandi biteye ubwoba, uko ugwiza imirimo ya kamere irakutandukana n'ubwawe, irakutandukana n'Imana, irakutandukana n'iby'ijuru, ugasubira kwa Satani ikuzimu kwa nyamutini. Aha ntitwavuye twekenyamere, ukongera ukumva biragarutse, kandi ukongera ukumva biragarutse, ukumva ugize inyota, wari umugabo mwiza usa neza, ukumva ugize inyota y'inzoga kandi wari warayipfuyeho, ukumva inyota iraje. Tuvuga ko ubundi tuzajya dukora mu rusengero buri munsi, turi nabone amafaranga uwajya kunywa agacupa, yose ikagaruka kuko imirimo ya kamere yarushije imbaraga imirimo y'umwuka. Mana tugire neza cyane. Mwana mwiza w'umukobwa utegereje gusabwa, yose ikaza akavuga ati imyambaro nambara ntabwo igaragaza neza. Icyiza ni uko naherura abantu bakabona uko nteye. Yose ya kamere ikaba irazamutse, yamara kuzamuka kuko ibyo werekanaga bigakurura ababishaka, ejo bakakubona utakiri umukobwa utari n'umugore, kuko wumviye kamere kuko wakumvira umwuka w'Imana. Ariko ijambo dusomye riratubwira mu bushakashatsi ko mwamenya ibyo umwami ashima. Misiyo y'uyu munsi ni ukwitoza, ni ukwigana, ni ugushaka kumera nk'Imana, ni ugushaka gusa na Yesu, ni ugushaka kugira ngo tumenye ko umwami wacu Yesu ibintu agushima. Ibyo agushimaho ni ibiki? Ibyo akugaya ni ibiki? Bo mu iterambere rya kabiri nababwiye ngo Yesu avugana na Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe ibice 2, avuga ku itorero rya Efeso. Yarabishimye, arishimira ko arizi kwihangana, arishimira ko arizi kurondora abavuga ko abakozi b'Imana batari, arishimira ko barwanyije rwose bakarimo ibintu bimwe baretse. Ariko arangije arahagaye avuga ngo mfite icyo ugaye. Mana tugire neza cyane. Ni uko baretse urukundo rwa mbere. Igikizwa barasengaga, ukumva inyota ikurimo yo gusenga, ugasenga amasengesho y'itorero, ugasenga n'ay'umwihariko, ariko ufite icyo ugaya, iyo nyota yararaye. Ugikizwa wahamagawe ufite gahunda yo gusengera itorero,
ariko inyota yagize gute yararangiye. Akora ibimeze bityo nta bwami bw'Imana. Mw'isi harimo abafana, mw'isi harimo abafana benshi, harimo abafana b'itorero, itorero rifite abafana benshi, harimo abaherekeza benshi, ariko ndakwifuza kuzaba umugeni ntuzabe umuherekeza. Ni abantu rwose bazi kuririmba bakaririmba, ariko bakaririmba banasambana bakora n'icyaha. Mana tugire neza cyane, Mana tugirire neza. Ni abantu bazi ubuzima bwose. Minsi yashize abakozi b'Imana n'icyamamare bajyaga aririmba bakamutura hirya no hino, ariko igihe kiragera Mana mutabaza araziba akaririmba, abantu bagahura mu mwuga wabo yagiye hose, bagahura no mu biti bakabyumva bashaka kumureba. Ariko ibyo byose akabikora ari gusambana, akabikora ari kunywa inzoga, akabikora ibyo byose, nyamara bamureba ari kuririmba ukavuga uti uyu ni umuntu w'Imana. Hariho abantu bamwitabira ukavuga ati ni umuntu w'Imana, ariko yari umufana, yari umwasisita, harimo asisita ku itorero rizazamuka. Mana zamugirire neza, zagaruka mu murongo, Imana izongere mwishimire. Ariko mu itorero harimo abafana benshi, harimo abafana benshi, harimo abafana babona abaherekeza. Ntabwo biterwa n'icyiciro cy'imyaka ugezemo n'iyo mwaka umaze mu itorero. Itorero umuntu aza akabatizwa akaba mu murimo, ariko agacishamo abashinzwe abakozi b'Imana akabamo, ntitunamuheza akajya kwiga mu Bibiliya. Ariko Bibiliya ivuga neza ngo uwo muntu icyamubera cyiza ngo ni uko abatarabayeho, ngo ni uko yahandirwa n'ubuye ku ijosi bakajugunywa imihenge, bakajugunywa mu mazi. Uwo muntu afite akaga gakomeye cyane, umuntu mu itorero agatura mu cy'Imana, Imana ntibimubemo, afite akaga gakomeye. Wari ukwiye kwitoza kubana n'Imana, kwitoza kubana n'Imana, tukagira kandi tukagira imbere mu rukundo. Kera umuntu yarakizwaga, yakizwa rwose ukavuga umuntu yarahindutse, ukumva imvugo yarahindutse, ingendo igahinduka, imivugire igahinduka, imirire igahinduka, ibintu byose bigahinduka. Utangira kwitoza kubaho nk'umwana w'Imana, ugakunda ijuru ukajya kurishaka. Kara hanze kandi ufite aho kurara, kandi n'ubu baracyahari, ntabwo ari kera gusa, n'ubu ngubu baracyahari. Abantu b'Imana baracyahari, ariko ukajya gutangariza yuko hari umunsi itorero rizazamuka, tukagenda torero abantu bakora Imana, abantu bavuze Imana neza, abantu bitoje kuzabana n'ubwami bwo mu ijuru, bakarwanya icyaha, bagakunda gukiranuka. Abo bantu bazagera mu ijuru, kandi nibagerayo ijuru rizabakira neza, ijuru rizabakira neza. Hazaba igitaramo cyo kwakira abantu bavuga buri munsi Kristo azaba present imbere y'Imana Data, kandi buri munsi abo Data yahaye umugisha. Murabubwami bwabatunganirijwe kuva isi yayo, hari presentation izaba yose cyane cyagera imbere ya Data wa twese, avuga ngo uyu mugeni nakoye. Haleluya! Uyu mugeni nakoye, uyu wanawiye, uyu wanatewe cy'umubavu, uyu watumye sozi kubana kumuswa na sozi buji. Iyo amagambo Yesu yawe yibaza presentation zaba wari mtangaza bizaba mu ijuru, wari ukuzashaka y'umuntu watekerezaga yuko azagerayo ukamushaka ukamubura, wari kuzaba kubona y'umuntu ukatekereza ko yajyayo ubona umubonyeyo, bitewe n'umutima wo kwihana n'abafite wari utazi, wamureberega mu mateka, ariko yahoraga imbere y'Imana yihana, Imana umwana w'abana n'ubwo n'umunyabyaha, n'ubwo nacumuye, ubwo nacumuye. Yesu yigeze aca umugani, haravuga ngo hari abafarisayo, umufarisayo ngo n'undi ngo bagiye gusenga, ngo bageze mu rusengero, umufarisayo wayikomaga mu gatuza, akavuga ngo Mana umushinga wo gukora ndetse mu nkuriya, ngo nta gaciro n'icumi, ngo n'isaga, ngo n'ibintu byose, ngo yishyira hejuru, ngo ni n'abaraza, ngo yubaka umutwe hasi, ngo ntiyatekereza, ngo nukura amaso barebe mu ijuru. Ariko gabwira Imana bavuga ati Mana ntabwo nkwiriye no kurebesha amaso yanjye mu ijuru, mbabarire ndi umunyabyaha. Bibiliya ikatubwira ngo wowe watsindishije kuruta wundi wariye yishyira hejuru. Ni iki kizatuma
mw'ijuru hagera abantu batekerezaga yuko baragerayo n'abantu bafite umutima w'imenya icyaha kandi bakagira no kwigana. Abo ngabo Yesu arabazi azi intege zabo, ariko arabategereje kugira ngo abaciye abose abakureho imyanda, kugira ngo ku iherezo rya byose uzabone icyo Imana yaguhamagariye. Hanyuma usomye iri jambo riratubwiye ngo yewe wamusinziriye we kanguka, Kristo abona uko akumurikira. Yewe wahunikiye, yewe wagiye mu nzira zikakunaniza, wageze urugendo rurerure, wumva ucitse intege, wumva imirimo irarangiye, wumva usigaye guca imanza muri wowe. Se kuki dukora ibi? Kuki dutura amaturo? Kuki dutanga ibya cumi? Nyamara wakijije umwuka w'Imana akwemerera kubikora, gukorera umugisha w'Imana. Ugeze rwose ujya mu nteko y'abantu birukana amaturo mu nzu y'Imana, ujya mu nteko y'abantu birukana icya cumi, ubatumira wishe mu rusengero abandi bubatse arwanya, yamara kubona kuzuye akajya gufata n'icyuma mu rusengero, ugakirukana amaturo y'icya cumi mu rusengero. Bituma Imana abatandi basohoka mu rusengero baragenda bajya mu musozi, abatandi babona mu rusengero. Ufite akaga wowe muntu wigisha inyigisho zimeze gutya, ufite akaga umufana, igihe kimwe kizagera Imana ikubwire ngo sinigeze nkumenya. Wabaye Tobiya wirukanye amaturo mu nzu y'Imana, wirukanye icyacu, abantu bashima Imana basubira inyuma bakajya kubahugura. Imana ikugirire neza. Wabaye Tobiya, Imana izagusohora, ushyira ku karubanda, abantu bamenye yuko wabaye mu nzu y'Imana, uri igihe sitazi, uri ubutare bwinshi. Imana izagusohora. Mfite umurimo ukomeye wo kubwira abantu ibintu by'abantu bari benshi bagiye akabaye baganiriza n'ababwira ngo Imana bahaye ibizabe bahase kubera iyi mpamvu. Mwebwe ko basaba ibyo gukora ntimubikore, mwebwe ku kintu ushaka ko Imana bakore ibyo mushaka kandi mutakoze ibyo ushaka. Hanyuma baraza bakababeshya, bakarimo bababeshya, bavuga Imana iguhaye, Imana izabiguha mu buriye ye mu nzira ryayo. Warakirana yo kuko yihangana ibimugerageza, amugore akagenda, abana bakagenda, umutuzi ukagenda, akaguma agashima Imana, Imana ikamugaruka, wowe izakugarukaho ishingiye. Zakugarukaho ushingiye kuki? Ikintu uri gukora muri iyi minsi cyatuma Imana ikugarukaho ni iki? Ikintu urimo guteretesha Imana cyatuma Imana ivuga mu mwana wawe nguri, uyu mwana wawe nkunda. Yesu yagiye mu mazi aragenda arabatizwa, Yohana yimugora aramubwira ngo ntabwo mwebwe kubatse no kwibatiza. Yesu avuga ngo bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Wowe uri kurakora iki? Yesu amara kugera mu mazi, Mwuka Wera ava mu ijuru aravuga ngo dore uyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira, nimumwumvire, nimumwubahe. Iyo atajya mu mazi ntiyajwe abantu bari kubwe bigenze bite? Yatembera kujya mu mazi, ririyajwi abantu bumviye kuri Yorodani bari kubwe bigenze bite? Birakwiriye ko igituma kugira ngo n'Imana igire icyo igukorera. Yewe usizewe kanguka, Kristo abona uko akumurikira. Tugiye gusenga Imana. Urashaka ko tuguhuza n'Imana muri aya masaha? Hari ahantu wacoye, hari ahantu wasize muri uru rugendo, hari ahantu wananiwe muri uru rugendo. Ukeneye sapoti y'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye kwihana kugira ngo Yesu yongere gufata ukuboko azakugeze mu ijuru. Hakurikira umwanya wawe usenga n'isengesho, hanyuma usubize gahunda bari duhaye. Ninde uje kugira ngo dufatanye isengesho? Mwene data mushiki wacu wumvise irisha, ukeneye gukanguka, hakurikira umwanya wawe ufashe gusenga. Kandi utanahaguruka nabyo ntibibuza gusenga, kuko ubutumwa Imana yampaye ndababuze. Wowe n'Imana yawe muzibonanira. Muzahura Imana, muzahura. Ntabwo ari abo bonyine n'abari kumuhagurukira.